ntabwo nabanzi ko apera cyangwa tuzazikora gute izo match ntabwo nabashoka biteze match ntabwo gumaho nuko twageze half time half time se gukorana ikimwe ese half time ya Rayon tukajya muri pyramid cyangwa rero tukayinyonga abo wayonga nabeshese umangiraga ntabwo najya muri match tuzazikora match obure saa moya makuru iki ntabwo najya muri saa moya ese match ya saa moya ntabwo tuzayikora yashyize saa moya ese umvaje muri stade saa moya kwa perekera saa moya na makuru saa mbiri ni pyramid na match ya saa moya match kuri televiziyo y'u Rwanda iri abantu bose bakayireba tumira tyarangiye kwantumira turika abantu bazakora match ya pyramid abareba bakeneye pyramid abapera bakeneye kumva apera akora match ya saa moya na saa iyi nereri ya kabiri yakoze mu gutegura match ereri ya mbere ntabwo ndi bigarukeho ari ibonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign icyo kintu nari nereri ya kabiri yakoze mu gutegura arashira match saa moya hari match mpuzamahanga saa mbiri ubwo nyine ngira urwego rwa radio Rwanda yibagirwa najye no gutegura ama events ndamwemera pe ariko urwego rwe narubonye najye kuri radio 1 ingingo ya mbere nanenze ni muyizi Rwanda botwina ingingo ya mbere nanenze ni muyizi match night twaka ingingo ya mbere nanenze muri event ni muyizi mu bijyanye no gutoranya aba DJs n'aba MC hari aho yikoreye anti campaign ingingo ya kabiri nanone yongeye kwirasa ikirenge gutegura match ye kenisi ibintu bijyanye na event management namwemeraga ariko hano ngiye imeni yinda saa moya karabye pe nagerageje kugoragoza ko nanjye ndi kwibaza ukuntu ashaka kuvuga ngo abafana b'umupira w'amaguru ibyo twakubwiraga rero oya reka nanjye nabyumva ariko nyina kubwiraga icyagamije oya ntabwo nigeze ngenda ntabwo navuze ko ibintu yakoze ari byo nyina kubwiraga baduha amakuru ni ukugumana abantu kuva ku isaha saa moya match ya perikara igatangira bakiri muri stade donc ntibasohoke ngo bajye kunyanyagira mu migira no mu tubari bakavamo saa sita icyo ngicyo yitekerezo acuruza mu tubari acuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko nanjye nagerageje nanjye nifashe nshaka uburyo nareba izo match nshobora kujya kuri match ya saa moya nkareba Mitariyo na Gasogi nyine kureba na pyramid na peri nawe urabizi ko turashaka none ku chicken ise ashaka kutubangamira kwe so ntabwo ira match rero match yashobora kuzayira yabwo yinaze nasa isaha y'amakuru yaba washize match ku muri isaha y'amakuru ya radio Rwanda babarira iminota Ferdinand bashoshe uje gutangira ibiganiro uje gutangira imishyikirano na Ferdinand uburyo oya amakuru ngajya ngo saa yine amakuru yashyize saa yine arakoze Gacinya Lorenzo avuza kuvuga kuri Ruvuyanga n'indero rero Ruvuyanga n'umufunyi kwizigira akabaro hamyambuga yende rwa gacono giye tujyane Juru Park ejo twakoze iminota 10 tujyane Juru Park hari iki mbonye na Sadate yatanga itariki 22 z'ukwa munani ari kuwa kane nari ndi mu nama nari mvuye muri nari ndi muri reception ya mariage civile y'umuntu w'inshuti yanjye yabereye Juru Park mu busitani bwegeranye na etage iri Juru Park niho Fred asigaye akorera Maître Fredine asigaye akorera yavuye kuri Matina mu mujyi ajya Juru Park nakabari hanabera n'ubukwe igice kimwe cya Juru Park kiberamo ubukwe harimo tente na jardin nziza ikindi gice nicyo Maître Fred afite kirimo inzu igeretse rimwe ari naho ari akabari mu busitani ku cyumweru no tujya kwishimira rwose habari tariki 22 z'ukwa munani impamvu rero itariki nyibuka neza hari kuwa kane tuvuye muri mariage civile ebyiri kuwa kane bavuye muri mariage iki gihe twatuvuye muri mariage twiyakira mu busitani kuri Juru Park reception ramwe murayizi yatangiye nka saa 11 abantu bavuye gutera igikumwe mu masaa 2 n'iminota 15 soka mu busitani nari mfitanye inama n'umwe mu bagabo ukora mu kigo bitarab twicara muri binga abashuti wacu nari ndi kumwe nawe na Kevin wa hano tuganira kuri RPST binwe RBA yego ni sinoni turimo turaganira nagiye kubona mbona hinjiye umugabo bita Muvunyi Tycoon Muvunyi mwenyewe kapo boss asanga uwo bita Maître Fred unabyumva hashize akanya haje umukire witwa Peter Iwacu rero urabyumva ntabwo abantu bamuzi ntabwo aba mu bya siporo ni umucuruzi hano mu mujyi wifitiye amafaranga nabyumva
nsiga ikiganiro gitangiye ujya gukorera amafaranga njya gukora amafaranga by'amafaranga nta byari birimo ndi mu birori byari birangiye uruhande rwanjye nabo baje mu rundi ruhande nyuma nza kubaza bukeye bwaho ndavuga se abagabo nabonye hari ugutarama gusa bisanzwe bati harimo ibiganiro byo gutekereza ku ikipe yitwa Rayon Sport tariki igihe dukina na Nigeria ari kuwa kangahe mwabonye mfata bisi ari kuwa kabiri kuwa mbere wa tariki 10 kuwa mbere waho umunsi ubanziriza Maître Fred yatsindiye isoko ryo kuba ari we uzacuruza muri stade yararimo mu Mavubi yararimo cyane ni wari muri VIP muri nivo ya gatatu muri yego ngewe nawe twarongeye turahura Fred ndamaza ikipe murayisubirana araseka buriya Maître Fred ntajya avuga amagambo menshi ngo ikipe reka muri ku ruhande ngo nta biri babirimo ariko icyo namenye nuko baganiraga uwo bita Paul Muvunyi yabwiraga bariya bagabo aravuga ngo iyi kipe tuyireke igende n'iryo jambo baganiraga twakora iki nk'abareyo ati ikipe bayitwamuriyeho koresha iyo terme bayitwamuriyeho mureke turebe aho byerekeza Paul Muvunyi akavuga ngo ariko ikipe ifite ibibazo bya mikoro mureke dufite amafaranga tuyatange tubafashe gukemura ibibazo abandi bagabo indi parti imwe y'abo bagabo bakavuga bati oya ntago twakora ibintu twibwirije kiretse ahubwo hari umuntu bidusabye tukaza nk'abaje gutanga ramfo uko twasabwe kujya ku ruhande hagakwiriye kuba hari n'umuntu waza akatuganiriza kabata mugaruke byadogeye ibibazo bimeze gutya ni mudufasha ati icyo gihe twabikora twishimye tukunaza turi abantu babuze icyo gukora kwitumira mu bintu tujye gukemura ibibazo so ikiganiro kirangira hari uruhande Muvunyi yaravuga ngo with commitment nk'ikipe dukunda twabayemo twayoboye ntiyagakwiriye kuba imeze gutya ariko ikibazo by'amafaranga tugira icyo dukora twibwirije ikibazo by'amafaranga menshi Rayon Sport tugira icyo dukora twibwirije abandi nabo bakavuga ngo oya reka tubanze tubisabwe tugira icyo dukora so icyo inkuru iri muri ibi ngibi rero ni ukugaragariza ngo ibi biganiro ntibibaye rimwe ntibibaye kabiri ntibibaye gatatu so video zagaragaye wabonye bagenda bamanuka umwe ku wundi zire esikariye ni iza Juru Park erega bandi aravugaga urimo urabyumva bandavuga n'umuntu wafataga video wabona bafataga video babishaka yuko banishimye barabishaka na video bayifashe babishaka inama zindi zose zabaye nta muntu ugeze nta muntu wabafashe video bayirekuye ku bushake kugira ngo baranabibonaga ko n'ukuntu bavugisha ngo bafata banabaje kuri match ya Gasogi bagira icyo babivuga donc bari bisanzuye so bavuga ngo rero iyi team y'abagabo bose mwabonye muri Rayon Sport barahari ahubwo ikintu gihari ni ukumenya ngo barimo barabikora babyibwirije wa mugani cyangwa rwageze rwa ruhande rusaba ko hari abantu babibagiramo babibafashamo bakabisaba ariko andi makuru ari ku ruhande avuga ko muri ya team itakiri ku ruhande yageze urwego rwo kwigizwayo ibimenyetso arugihari iriya kipe baragarutse abantu bavuga bati baraganira kuri Rutsiro na Gasogi baragarutse hari n'amazabereye Nyarutarama hari n'amazabereye Juru Park umuntu wenyine mu bantu bahoze bayobora Rayon Sport usa n'utabiri muri ku ruhande wabigaramye Sadat mu bita Sadat bavuga ko batigeze bamuhamagaramo batigeze bamutumira mu kintu na kimwe kandi nuko bavuga ko ari wateje ibibazo bavuga ko ari wateje ibibazo urabyibuka ku ngoma ya Sadat kandi burya nubwo bavuga ngo Muvunyi kandi arebo bamushyize ku ngoma nubwo bavuga ngo Jean Fidel ngo niwe bigaramye nyine bari bamwizeye wa mbere wabigisha inyuma burya Sadat bamushyize ku ngoma ari kwibuka ko uribuka ko Sadat baburaga prime akaza barimo kurebana ngo gituma tuzabaza prime nangaye 12 Sadat aterekanza nkoza mu modoka kazi naramurebye mbona umwana ukunda ikipe ufite n'ubushake bwo gukorera ati ndavuga ati uyu muntu uvurira ikize ubundi no muri abantu bose bayobereye uyu mukire umuntu ugira n'umuzungu usanzwe umuntu ugira
icyo bita ubuntu burenze cyane generosite ashobora kugira izindi defo wenda mu bijyanye n'imiyoborere n'imicungire y'ikipe ariko ku kintu cya generosite Sadate nta muntu wamugereranya nawe si muri ekipe gusa no muri Rayon Sport ikintu donko cyo kuba afata amafaranga ye akarekura akayatanga no mu buzima busanzwe n'umuntu w'abantu aratanga cyane ariko agitangira kuyobora Rayon Sport burya niwe muntu wa mbere watumye Muvunyi ajya ku ruhande burya bya Jean Fidel byaje nyuma ariko n'ubundi Sadate na Muvunyi ntabwo bacanaga uwaka Sadate rero avuga ko nta muntu wigeze umuhamagara muri iki kintu navuga cyo kongera guhuza imbaraga ngo bongere gufasha Rayon Sport no kwishyikira nabonye n'igitangazamakuru baganiye bavuga ko rwose we nta mpamvu n'imwe izatuma agaruka mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport Sadate rwose yamaze kubigira clear ariko ababo nyine urumva n'urucabana ikeza ko ari nacyo kintu abafana ba Rayon Sport gikomeye bazabona kuri match ya Gasogi kuko bazatanga prime ariko kimwe bikomitinze kwishyura imyenda kimwe mu by'abo bagabo bikangaga baravuga ati warangara kidogo bakayisubiza Sadate yego nicyo bikangaga ubu Sadate abantu aza muri Rayon Sport nta muntu wari umuzi ndetse we ko nta wundi ko ntazi n'inzego zo hejuru zayibaye ko ari Muvunyi wayimuhaye nari impara aho hantu nari impari urabona cya kibisi babahaye cya kibisi bari cy'abashinwa bya muri Kagera twari hano hafi mu Gatsata hari hafi ku Bigega niho twari turi yarati uyu mwana y'ikipe agomba kuyifana mu ruvori azajya babwira nari impari gutya yarayimuhaye agatekereza ko ari mu bantu rero iyo habaye force majeure awundi muntu wakongera gufata Rayon Sport ngo Sadate kubera ko deja baba bakoze ikosa ibyo bakoze bayiharita yadi kuko ni ikintu kigaragara ko ntabwo nyine ari kumwe n'abantu ba Rayon Sport so ntabwo afata umuntu uzakora ari umwe udafite abantu bamushyikiye ku ruhande ngo umuhereze equipe ya Rayon Sport Jean Fidel yasera nabyo Jean Fidel yazene nibyo byamugoye so abantu bonyine bafata Rayon Sport ni abantu bunze imbaraga bagarura ubumwe bw'abareyo ikipe igafashwa n'amaboko menshi kandi ashoboye mu gusoza icyo nababwira bariya bagabo baragarutse kandi baragarutse barahari